ibiki bica mu bivaye bika nta kwasa akasa karibu mani kandi merci kongera kugaruka so n'abantu bari kutureba twese tubahaye ikaze kuri kundebera ku ruhande ari kundeba neza hindukira undebe nyine ngenda reba muri kamera undebe ndi kureba ukuntu twajyanishije ipande ijyanye n'umupira nambaye hasi ajyanye na hejuru dukora ubukwe atite dukora ubukwe ubwo nakoze mu by'abana burahagije burabaye kandi uzi ko ari wo mwakumaye ni wo mwaka none ugeze 30 utarashaka 30 nawe wayijyamo nanjye najyamo ngena itaranatwara awards zirazaye umuhamagaro ntago ari ibintu byo bapfa kugira umwuka rero wagutumye ku banyarwanda yes wantumye ku banyarwanda ariko ibaza Imana ijya gutumika dutumaho pirate reka mvugize sinakizwa ikoresha abantu bose nawe waragende nubundi niyo Yesu yaza akagira atewe ntiwanakiza Mana njye nakizwa none se iki cyatuma nakizwa umutima uhinduka tubaye ikaze kuri In and Out TV show twongeye kubakira ni karibu nkuko mubizi rero twazikongeye tugaruka ari ibi nabari akagaruka syo twaje nyine so ko mwana nago ndi nje nyine ndi kumwe na mwene data ubu muri aka kanya ntago bintu byo kuvuga ngo inde no mwene data yesashimye himbazwe kabisa walaikum salam ndi mbonye byaracaze ni itorero riturukamo himbazwe so tugaye ikaze Pirate wakoze kongera kugaruka kuri YouTube channel yacu si twaducana tutagabura nta kundi nyine sibu yakamwamu hostinga kemwe ntago biba uriya nabonye n'imyembe kuri mutereka imbere avuga ngo nawe kumujye muza nazi nawe urashaka imyembe nibiraha ntari cyangurire cya fanta ntari biracama ari kubundi ibiki bica mu bivaye bika nta kwasa akasa karibu mani kandi merci kongera kugaruka so n'abantu bari kutureba twese tubahaye ikaze kuri kundebera ku ruhande ari kundeba neza hindukira undebe nyine ngenda reba muri kamera undebe ndi kureba ukuntu twajyanishije ipande ijyanye n'umupira nambaye hasi ajyanye na hejuru dukora ubukwe atite dukora ubukwe ubwo nakoze mu by'abana burahagije burabaye kandi uzi ko ari wo mwakumaye ni wo mwaka none ugeze 30 utarashaka 30 sindi wakoze ubukwe aracyabura nk'irindi yongeye 30 ahubwo ashaka kuzarongora jajya uramuzi nose ku jajya ntago umunsi jajya n'umukecuru jajya bibi nose kurongora ndakubwiye ko ari byo byiza cyane kurusha kubasinda uzi ibintu yaramuhariya ntago ari byo utekereje ntago ari byo ndi kuvuga nyine babyita gushifting inshingano niba wari wikoreye ibibazo bimwe iyo ushatse umugore mani biragabanyuka kandi ubushatse ibibazo ahubwo umugore ni ibibazo ubwo abanyarwanda ariko twumva mumve ko uvuze ko abagore ari ibibazo kandi ubushatse ibindi bibazo ahubwo kuko ntabwo araza akakubyarira bikagira gutya ubwo ugiye kwikora inshingano z'abandi bantu babiri cyabarenze babiri ariko abagore ubu ngubu mani basigaye bikorana n'inshingano zabo abagore bubusa nkanjye unshatse hapira bitekerezeho nkushatse oya ntuvuge ngo ntago ushaka umukozi wo mu rugo turabizi kari akantu gashize baragakase mani oya niyo bagakata ariko ese wowe umuntu wese mukoranye ikiganiro umushukisha ibyo bintu kandi izo furi ntago zijya zimfa ntago ubwo wabyemera umushukisha kugutereta kandi oya njye n'ukundongorera gutereta no kurongora batandukanye ese umugabo watereta no kurongora nti oya uraza ku oya n'ugushyira mu magomane gushyira mu mago cyaha gifite amanuza none se washyira mu mago none se wajya mu kibuga utitoje umwana aranambitse mbwira niba uri buze kumpa mbimwe oya mari mugakunde guhabwa ukunda guhabwa wowe njye nikunda kwiyabwira ariko ntatanga ari we wagisambo zagufasha iki se anyway Pira congratulations ya ndirimbo yawe ntago yanjyanye mu mavuta ntago yakujyanye mu mavuta ubundi se niki cyakujyana mu mavuta kiba yagusize oya indirimbo y'Imana kiba yagusize njyewe nagiye nararire ndirimbo yawe ni nziza ariko ntabwo nzi ko ufite impano yo kuririmba aho bukera nari ndajya muri studio Pirate yagiyemo nawe wayijyamo nanjye najyamo ngena itaranatwara awards zirazaye umuhamagaro ntago ari ibintu byo bapfa kugira umwuka rero wagutumye ku banyarwanda yes wantumye ku banyarwanda ariko ibaza Imana ijya gutumika dutumaho Pirate reka mvugize sinakizwa ikoresha abantu bose nawe waragende nubundi niyo Yesu yaza akagira atewe ntiwanakiza Mana njye nakizwa none se iki cyatuma nakizwa umutima uhinduka sinkufite amacupa y'inzoga unywa ruta amasengesho usenga ngo wahinduka gute
Nuse uheruka gusenga ryari? Bazi ko n'ejo nari indi yose ku cyumweru. Tandukanya kuba yose utekereza inzoga cyangwa utekereza nta nubwo nk'inzoga man ubu sise ariko yari ari kunyinginga ngo inzoga nicyo cyaha gusa se. Izi ni kiye cyaha kindi kiruta inzoga. Erega inzoga nizo zituma nizo zidukoresha n'ibindi. Okay, wenda we ibyo ukora wihishe wenda byo tubyihorera. Inde ngewe se ibyo nkora nihishe se byaba ari nk'ibiki se. Obese twakana ikintu umuntu akora yihishe. Ahubwo si ibintu umuntu akora keretse wenda ikibundi se uretse ko n'inzoga atari n'icyaha ibindi byabo byose abantu babikora bihishe nk'ikiye nyine mpereza urugero. Ntabwo nshaka ko uyu munsi ndashaka kwiyagara umunsi ndashaka ikiganiro ubikora buzi ko wihishe ibihe ntuburi kumwe n'undi muntu ibihe se nyine ibihe bintu nkora nihishe bana mbese niba ntabiri guseka nge ntabwo njya mbikora biriya bintu byese reka n'ibira nta nubwo ari n'icyaha kuko ngenda byemerewe mani ndabyemerewe isakara rye kariya kantu urabyemerewe imbere heza kabisa ahubwo nawe uzaze tubyemeranwe njyewe se sha wapi ntago nishoboreye kabisa none ngo wagiye mu ndirimbo z'Imana umuntu arabyuka muri wese gusa ajyamo ubwo uyu nguyu yajya mu ijuru kirayo ibyaha no kujya muri wese ni icyaha wowe uri kuvuga ibyaha umuntu akora yihishe ibintu byose umuntu akabitsingika bakamujyanye ibifuye anyway ibyaha n'ubundi ntago biterwa n'icyo umutima wawe isakabani warebye kariya kantu ya nawe wari umeze neza ariko niko nawe wari umeze neza nawe imeze neza man kuri kwitegura ute nayo nuko untera umurira nge umbwira yuko ese ko tukiri kumwe nyuma y'ikiganiro turareba ko tubigenza ntari ikibazo cyawe bivugira hano ku kiganiro buri gihe bikarangira inde ngewe se nusuragiye ibyo twakora byose tubikora imbere ya kamera oya nyine ujye uvuga ibintu uri bunakore dusoje ikiganiro nyine ndabikora nyine te bundi se urakora ibiki urakora ibiki byari byo byose uranyemerera se aricyo wakwanga ko nkora aricyo nagusaba kanyuma tubaye seri mbona soje 6 ryari soje sinya 6 2020 ni muri corona ni muri corona n'icyo gihe kabisa corona yabaye 2020 aha 2021 yagezeyo ra usa n'uwarangirije muri corona ni habwe gutyo kabisa undi ikintu kiranga abana barangirije muri corona nuko babyibushye none dore wowe undi wariye nose uzi naraje Kigali nganana narabyibushye nose kubyibaniye oya nago ugeze ubyibuha kubyibana kugira naje ndi munsi yahangaha sirivu bikaye kubyibana narwo binagezweho uzi umusore ubyibushye ufata uko kumva ko ufashe igicece erega bani biba bisa n'amafaranga ako se nkawe physical fit super babyita super nta uko umeze neza mfite n'uwabinkundiye erahira none finally mfite n'abantu benshi babinkundiye finally Imana yarakomwe muremure simbyibuye kuko nteye mwabwira umuntu maze iminsi ushuka pirate mwabwira umuntu maze iminsi ugushuka anshuka mu biki ngo physical fit muremure ibyo ngibyo ubwashize turi kumwe mu kiganiro uhari wambwiye yuko ukiri none ubu ngubu ndabona wanafuza igipesi ko nkaha hari reka tumusuhuze uwo muntu se ntaho hari uwabandi cyakoze ari muri imagination right kino kiganiro ndakishobora kuzamugeraho byarabaye reka tumusuhuze biracyari muri process uracyari kugerageza wowe hora muri process ushobora gukunda cyangwa nkarya indobo akomari aho nge muri indobo mwumva mumeze mute bana nge nahita nkumwera indobo genda kubwa ntumva rero sister ndagukunda igisubizo uratsubiza ntuhite nsubiza kano kanya niba ari yego uzampamagara unsubize naba ari wowe uzagenderera okay ntazagusubize ntabwo we naguma amahitamo yo kuvuga ngo agusubize ngatsubiza ya uzampamagare nuba ni ngaho maje ko kwihorera iya nyihoreye bwo cyase n'umuntu wari indobo nyinshi nta ndobo nigeze njya amana nta ndobo ni murarya okay nuko nkuko abakundanye n'umuntu umwe turakundana tumaranye igihe kinini cyane tuza gutandukana nyuma y'icyo gihe nta wundi ndakundana nawe nta ndobo nari nawe kuva kumenya n'umukobwa umwe jewe ibindi byabaga ari bya kera muri primaire ngo ashegeye agakobwa ibindi byari ubu crash bisanzwe buraba bakwa ngo official wakundanye n'umuntu wamubwiye aragusubiza n'umwe gusa ubwo waterese umukobwa we nibwo nta nubwo uzi gutereta jewe ntabyo nzi pe aho ngo muraziza naba muri kugira ngo gutereta biravuna man nyine ari abantu baba babizi gutereta bisaba injuga ni nyine ari abantu bavukiye gutereta ari abantu baba babizi cyane nge ntago mbizi
kino mu bintu byamvuna ntekereza nkumva byangora kabisa ubwo just kwemeza umuntu kujya imbere nkakumvika abantu nk'ibihumbi 2 ndabikora mbikora neza cyane ariko gukumvika umuntu sister riri urabona riri akazuba ka mu gitondo riri tuzi two kwiteke riri none nicyo gituma bikunanira ntabwo bakoresha tuzi two kwiteke ye igikobwa urabahiga jamais. Okay, ushaka kugenda tumubwira ati yego nyine mba numva ngewe nahura n'umuntu pa Bluetooth connect ako kanya ni cyo kintu kikugora muri relationship kucyubahiriza haraba ikintu kingora kucyubahiriza ku ikintu kingora muri relationship kubera ko nabanye n'umukobwa ikintu kingora kubana n'umukobwa uteta cyane gira drama man kuna abahungu bindi bakunda abakobwa bateta nyina rige nyine mu gifaransa bacu umugani ngo tout excès c'est mauvais ibintu byose iyo birengeje urugero biba biteta si bibujije akora abantu bateta baby nakuze iri bibi yanjye ntiwampostinze man oya ibyo ntago ari uguteta ni inshingano zo mu rukundo ahubwo ubushaka kuba mu rukundo nk'ikose nicyo gitumye ngera kino gihe nta mugafe ntago nyemba caka umuntu ukuze mu mutwe apana Tanzania ibyo man n'abakuze barabikora man nyine sibuje kubikora ariko ntukabye man ntukabye kiri mu bintu byango ubu guhamagara kuvuga ati sheri postinga sheri aciye mije kingana gita postinga ibyo bintu n'umurenga izo nshingano zanjye nibuka kuzikora atabinyibukije nyari igihe umuntu nyine ari igihe ushaka nk'umukobwa ndatuvuge n'urugero ukunda no mu baby wo mu bakire usanga badani bucurase ukuntu yafashwe agira abakozi bamufurira donc ibintu byose we yaba bifata nkaho biri easy ari ikintu gitereye aho nyine utamenye ukuntu giteye abantu nk'abo ngiye barabangora sinakundana n'umuntu nk'uwo ariko wa muntu ukuze mu mutwe utakugora utagira ibintu by'ibintu ikintu mu bye cyose mwita mugendana ariko ngo rero anatetesha mu rukundo inde natetesha man ntago nakubwiye ko ntatetesha ubundi umukobwa nyine ari igihe umukobwa bateye bitewe na background ye cyangwa se na famille y'ukuntu bamureze usanga bimugiraho impact y'uko ateye ako kanya nyine abakobwa ukuntu mani tumeze sibyo sinzi niba ubizi gusa n'abantu tuba dushaka nyine gufatwa nkaho turi abami sibyo gufatwa nkaho yego abamikazi mudutetesha ikintu cyose dukeneye tukibabwira ko tubona nyine muri ba akenshi kuko dukunda gukundana n'abahungu baturuta so mu gihe utazampa ikintu nkumva ko nimeze nk'umwana ubu koko mbwira ngo ngenza kundana nawe dupangana iki none se kuba ushaka gufatwa nk'umwamikazi kandi ubana n'umunyarwenya turebe ko kuvuga ngo YouTube channel yacu ntigabura cyane ubana n'umunyarwenya ujye witwara nk'umunyarwenyakazi aha ahubwo ni manijyaga ahubwo ni mwe mwakuriye kuba muri romantic ya channel iragahoraho irakagira abasubscribe babwiye ko tugabura babwiye ko ibyo ni bya mbere rwose ahubwo n'abandi bajye baza mbega fantamana we iraryoshye nagasito kwa gasuku ngo babaga amahene ngo kwahe hose baduha imyemba handi biraha mbega fanta we uko basumuho gake nabaho nitwa nge nava muri Kongo nibwo nkwe stro iryoshye nibwo nkwe iryoshye twakomeza ikiganiro babwiye bajye baza yuko channel yacu tugabura bibaye hari impanuka urugire ngo iyi nayibonetse nyigabanye n'umukameramani nayibonetse ngiye kwibishya kuri umaze ururayimaze none ngo rurayimaze ayimaze none arayikuze kijyane sakari no kutwicitegana sagasubira inyuma iryiriye yego ratubanza ukamira wumva ko umwami Yesu agira neza dukomeze nawe nk'ukuntu isakara kwitayeho nari mfite icyaka ndakambura data umva nawe ubundi nuko kuba biteye ntabwo bakamazemo ikiganiro kitaraye umuntu bwarashaka ko tumuha kandi umuntu abantu umuntu nyine ufite ubwana bwinshi mu mutwe ntabwo twakuzuzanya to okay reka nkugire inama imwe mu buzima rero uzakundana n'umukobwa ukuruta unduta cyangwa mu bunini se akivamira kukwitira inyuma ya mu bunini mu myaka ibyo bikamfasha iki ya kuko nyine ndi kumva ukuntu meze ahubwo wowe ukeneye kwitabwaho nkeneye kwitabwaho ukeneye sugar mami wari watekereza gushaka sugar mami sugar mami baramushaka cyangwa ubwiye sugar mami ni yigushaka oya hari nkayisakara aramwishakira indi sugar mami
nyine hari ukuntu ubona wisanga muri situation ukavuga ati none mbonye sugar mami namwemera ku buryo uvuga n'umutipe akahita akubwira ati ko mfite umumere mbahuze ambo njya ntekereza wenda hari igihe wenda ndi kumwe n'abajama wanjye wenda tugatekereza ku mukobwa runaka hari igihe bandangiye pasi y'umukobwa twimagina twakundanye turabyimagina twimagina ni turakundana mu bitekerezo twimagina n'icyo tuzapfa mutabivuganye se tutabivuganye ari ikiganiro kiraho ntago ndatekereza ku bintu bya sugar mami uzabigerageza imana isiko n'abamere bitaho oya bitera umwaka man bitera umwaka man ubuzima bwiza n'umwaka ubwo biba bihuriye ubuzima bwiza nzabwigizaho n'imbaraga zanjye ntago nzabwigizaho amen amen boreza ndi muri icyo gice cy'abantu bazagira muri ubwo buzima bwiza bwawe ntacyo humura isukari y'iterambere ryanjye uzayirigataho enye isukari y'iterambere ryanjye uzayirigataho asomana ibyo binyarwanda uzuko aya uvukira mu kigo anyway man isha nyine reka ngenge mba numva umuhungu ngemba numva yakuriye gufata umukobwa nk'umwamikazi simbibuje mufate nk'umwami mufate nk'umwamikazi apana we gushaka ko bamufata wowe reka uwo muhungu agufate nyine akwiteho wowe wishaka kumutegeka uko agufata none hoya nyine ari igihe abantu baba bakeneye akantu ko kwibutsa ariko nubona umugore dore kabwire nubona umugore uzabona uwahehese umugore se azarore uzabona Rusizi mu bintu bitanu nkeneye ko nugakinisha ibintu umugore umubuzize uko utabaho mu bintu bitanu nkeneye kano kanya umukobwa ntawe bitankeneye kanya tuvugana mbarumbwire kimwe cyonyine kimwe washyira public ndabizi nka bingandi babiri mu bintu nkeneye mu bintu nkeneye gushyira umuziki wanjye ku rwego akwa mugani we industry yawe ya muzika niyo ugiye icyo kintu cya mbere kibanze mu ugiye kubigira ibi professional nibyo ugiye gukomeza urimba gospel wampaye collab ndayiguhaye ese waduhaye kapera cyane nabudeme kapera kuri ka karirimba nayigo ariko ntari kadutemu noneho ngenda acuranga ni indirimbo yitwa Inzira iri kuri YouTube channel yitwa Irizindi mu rukundo kandirimbe 1 verse 1 chorus mu bwo managing igihe ijwi ryurangururira mu butayu riravuga ngo nimutunganye inzira z'Imana mugorora inzira ze inzira izitwa iyo kwera yo no gukiranuka umugenzi naho yaba ari umuswa ntabwo azayoba inzira inzira izitwa iyo kwera yo no gukiranuka umugenzi naho yaba ari umuswa ntabwo azayoba inzira that is not uri koneye ikomota imana reka nkwe nese reka nkubaze imana sibyo reba ibintu wakoraga muri Gen Z reka ninjiremo reba nuza content wakoraga muri Gen Z itihuza niyo ndirimbo gute ituyihuza nayo nyine content ibintu wakoraga nyine ibintu nakoraga nyine bitekerezeho bihuze n'indi oya man ibintu uri kuvuga ntago uri kunyumva nyine reba show waduhaga nyine ibintu wavugaga muri show sibyo man uri kubyumva se ushaka ngo nyirimbe mu gifefe oya rwema ndaganje rukaraga ndekwe twatara ibintu uri kuvuga ntago ndi kubyumva bisobanukirwe ibintu wavugaga nyine nyine amagambo wakoreshaga zimwe abantu bakoresha gospel baba bakijijwe nyine ibintu wavugaga okay ibyo amagambo nakoreshaga ndi mu rwenya bihuze n'ibyo okay bizabikomeza uzabyo bikomeza n'ubundi ubikora muntu uza muri Gen Z n'akazi kanjye ka buri munsi uko nshobora gusanga
perezida wa korali ari umumotari ku cyumweru akajya kuririmba donc kuririmba gospel mbifata nk'umuhamagaro nk'ikintu nyine umuntu akora tu ariko birabyo muri Gen Z ni bifata nk'inuza nyine nk'akazi kanjye ka buri munsi kandi icyangombwa si icyo navuze ahubwo nakivuze ngamije iki bivuga ngamije gusetsa mbivuga ngamije gusetsa ariko umuntu wakiriye Yesu ampisi noneho umuntu uhindurira benshi mu gukiranuka hari ibintu abagomba kureka kuko bitera imbuto rero ngiye kuvuga ndiye nk'imbere muri Gen Z nkavuga igishego ntabwo byera imbuto yego aha kandi nk'umuntu noneho ubu uri nk'umuntu turi kureberaho mu bintu byo gukizwa so intuza ntabwo ndasoza kubaka just ndacyari muri process ndacyubaka gusa ariko mpamya neza ko umunsi imana nyine niyibisi nibona ko kuririmba bitajyana no gukora urwenya iyo niyibisi bwo mu minsi iri imbere ubwo nibwo nzamenya icyo gukora niba wenda ibingibi nkora by'urwenya byabangamira gospel ubwo nzahitamo ndeke kimwe muri kimwe amen reka bene data ni nayo mpamvu nahisemo ntabwo YouTube channel yanjye ntabwo yitwa Pirate nahise izindi mu rukundo kuko ntabwo umuntu uzawitwa Pirate ntabwo byahura kumva ko icyo kintu nacyo nagitekereje siri kumva icyo kintu haleluya reka bene data bakristo twakire Pirate muri industry yacu ya gospel reka dusoza rero twamamaze wifuza gukoresha imodoka ziva muri Korea kuzigurisha cyangwa se kuzigura gana muri Felicien Auto Spare Parts agufashe ushobora kwibaza ngo wamusanga igikondo CGM niho akorera byose yabigufasha ku modoka zituruka muri Korea nimero ze turi buzishyire hasi murazibona wifuza ko agufasha wamugana Pira wakoze kubana natwe mwakoze namwe kunyakira ariko abantu bamenye ko ntakora urwenya gusa ndi n'umuririmbyi indirimbo zigamya no guhimbaza Imana YouTube channel yanjye yitwa Exendi mu rukundo mujye mukuri subscribe ndabakunda cyane baze kwita bashyiramo kakanu mu mushyigikira cyari umukristo mwene da turi kuzamuka so natwe rero kuri YouTube channel yacu mwibuke utarakanda subscribe ikande like share na comment turabakunda ciao